God is so good to me, so good. Ni ukuri Imana ni nziza kandi ni nziza kuri buri wese. Abanteze amatwi bose rero nkaba mbaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugubwe neza aho muri mwese kandi mwiteguye nanone kwakira ijambo ry'Imana tugiye gusangira uyu munsi. Ibyo niyo byo kurya by'umwuka Imana iba yatugeneye mu gihe nk'iki ngiki, nta cyatuma rero tutayishima tuvuga tuti God is so good. He's so good to me, God is so good to me. God is so good to me. Iyo ndirimbo ibanezeze mwese aho muri. Ariko twihuse ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ngira ngo muzi aho twagarukirije ubushize, muzi ko twavugaga ku byerekeranye n'ishingiro ry'imibanire y'Imana n'abantu. Ishingiro ry'imibanire y'Imana n'abantu nicyo kintu twavugagaho n'uyu munsi kandi nicyo dukomerezaho. Ariyo mpamvu ngira ngo utege amatwi wumve neza. Iri somo narabwiye ko ari rirerire ariko ndarivuga nihuta, niyo mpamvu ntashaka yuko hagira n'umwe ucikanwa. Ishingiro ry'imibanire y'Imana n'abantu, ubushize twavugaga ku uburyo amategeko mu isezerano rya kera ariyo yari ishingiro cyangwa se ariyo yari ahuje Imana n'abantu. Isezerano ry'amategeko ryari isezerano rihuza abantu n'Imana mu isezerano rya kera nyine. Ariko noneho mu isezerano rishya, aho Imana ivuga iti nkunda bankunda, hahandi Imana ivuga iti abanditsi ba Bibiliya nyine bo mu isezerano rishya avuga ati urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi ruriho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Noneho hakagira naho bavuga bati abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Mbese isezerano rishya tuza turibonamo urukundo. Kandi uru rukundo rero nta handi rushingiye nanone uretse ku isano umuntu yagiranye n'Imana. Mu isezerano rishya hari indi sano, ntabwo ari ya sano y'abagaragu abantu bagombaga gutura shebuja, mwami nyagasani nyakubahwa sinzi iki byose. Ntabwo turi mu isezerano rya kera, ubu turi mu isezerano rishya, isezerano ry'abana b'Imana. Iyi sano rero dufitanye na Data, iyi ngiyi niyo ituma dukundana. Data akadukunda natwe tukamukunda. Yohana ati niba tumukunda none ni uko ari we wabanje kudukunda. Kandi Imana ibwo yadukundaga yakoze iki? Yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yohana azavuga neza, vuga ati abamwizeye bose bakemera izina rye, bakizera iryo zina rye, abo ngabo nibo bahawe ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Ngaho twagirana isano n'Imana, twavutse ubwa kabiri tubyawe n'ijambo ry'Imana. Ibi byose byuzuye muri Bibiliya. Nta kindi cyatubyaye, ntabwo twavutse mu buryo bw'umubiri ahubwo ni uburyo bw'umwuka. Kandi Yesu ati ijambo mbabwira ni wo mwuka kandi ni nabwo bugingo. Rero twabyawe n'Imana. Ubu ngubu isano dufitanye n'Imana ni isano y'umwana na se. Ikitubanishije cyangwa se wa murunga utuboheye hamwe ukaba ari urukundo rw'umubyeyi n'urukundo rw'umwana. Ibi bintu rwose ni ibintu biryoshye cyane kandi ni ibintu twari dukwiriye kwishimira. Ariko noneho turibaza ikibazo kimwe: kuki abantu bo mu isezerano rishya bashaka kubaho cyangwa se kwitwara nk'abo mu isezerano rya kera? Iki nicyo kibazo dufite ubu ngubu. Kuki abantu bo mu isezerano rishya bashaka kwitwara nk'abo mu isezerano rya kera? Paulo yakunze guhura n'icyo kibazo mu ivugabutumwa rye. Nyuma yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza bwa bundi nyine buheshwa no kwizera, baje kugaragaza yuko ibyo bintu rwose babyumvise kandi babyemeye, ariko aza gutangazwa no kumva ibintu byahindutse. Baza gutangazwa no kumva ibintu bihindutse. Abantu batangira gusubira nanone muri bya bindi bya kera. Abantu basubira mu bya kera, abantu batangira nanone gushaka kubana n'Imana muri bwa buryo bwa kera. Ibi rero byababaje Paulo. Nicyo cyatumye yandikira urwandiko ab'Igalatiya cyangwa se bene data abizera cyangwa se itorero ry'Igalatiya, abandikira urwandiko. Urwo rwandiko nirwo ngira ngo dutangire dusome duhereye mu gice cya 5. Turasoma igice cya 5 ku rwandiko Paulo yandikiye ab'Igalatiya, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 12. Haragira hati: ubwo Kristo yatubaturiye kuba b'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata,
dore jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira, kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera ngiye gusubiramo aho ngaho ngo naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Uko koshywa ntikwavuye kuri iyo ibahamagara. N'ubundi gitubura gike gitubura irobe ryose. Ndabiringiye kubw'umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi. Ariko ubahagarika imitima uwo ari we wese azagibwaho n'urubanza rwe. Mbese bene data, niba nkibwiriza gukebwa, ni iki gituma nkirenganywa? Iyo mba nkibikora, cya gisitaza giterwa no kubwiriza iby'umusaraba kiba cyarankuweho, kiba cyaramvuyeho. Icyampa ababakeba, icyampa ababahagarika imitima bakikona rwose. Icyampa ababahagarika imitima bakikona rwose. Aya magambo twumvise cyangwa se tumaze gusoma ahangaha ni amagambo y'umugaragu w'Imana cyangwa se intumwa y'Imana Pawulo wagaragaje akababaro afite kubona abwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza, akababwiriza iby'agakiza bahabwa ku buntu bagaheshejwe no kwizera. Abantu bakaba baramugaragarije ko bizeye, mbese bemeye ubutumwa bwiza, ariko kandi nyuma yaho akaza kumva ko bahindutse, basigaye babwiriza ibindi, basigaye bagendera mu bintu bijyanye n'amategeko cyangwa se bishingiye ku mategeko, nk'aho ayo mategeko ariyo yabahesheje agakiza. Iki nicyo kibazo Pawulo yaje kugirana n'iri torero cyangwa se n'aba bantu yabwirizaga, iri torero ry'i Galatiya. Abo rero baje kubabwira, abo baje kubahagarika imitima, mbese baje kubabwira amategeko, ibintu bibahagarika imitima. Ibyo Pawulo avuga ahangaha ni ba bandi baza bigisha amategeko y'Imana uko ari 10, harimo n'iry'isabato wa mugani wabo. Mbese umuntu wumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akizera, yahura nabo bigishwa ba Mose, babandi bavuga bati none wowe uvuga ko wakijijwe cyangwa se wakizwa ute kandi ukandagira isabato? Ibyo bintu rwose ngira ngo musanzwe mubyumva kuri iyi radio. Wowe uravuga ko wakizwa ute kandi ukandagira isabato? Uko rero niko bakura abantu mu madini yabo, amadini mbese bashingiye ku isabato gusa. Bagakura abantu mu madini, kuko abantu nabo bafite amadini yabo bishingiye wa mugari. Ntabwo bose ntabwo mbacira karo rutega, ariko nyine birumvikana ko uburyo umwanzi akoreramo ni bwinshi, kuko nkuko tubizi iturufu irya n'iy'idini n'iy'Imana. Umuntu ukoresha Imana wese ashobora gushinga idini mu izina ry'Imana. Rero hariho abantu bashinze idini ryabo ariko badashingiye ku kuri. Abo ngabo nabo nibo batwarwa n'imiyaga nyine y'imyigishirize ariyo yose. Nivyo Pawulo yandikaga avuga ati muramenye rwose ntimugatwarwe mugomba kwigishwa mukaba abantu bazima, abantu bakuze, abantu bashyitse bageze mu kigero cya Kristo, apana abantu bagenda batwarwa n'imiraba n'imiyaga y'imyizerere itandukanye. Abantu nk'abo ngabo rero iyo bumvise ko ari amategeko y'Imana bigishwa, rwose bumva ko abo babigisha aribo bantu b'Imana. N'iki ugasanga bavuye muri ya madini yabo, bagiye bayobotse irindi dini, idini naryo rishingiye ku mategeko, idini rishingiye ku isabato, iturufu mbese namwe muzi iri kurya muri iyi minsi. Ariko kandi ibi ngibi ntabwo ari cyo kintu turi kubwiriza cyangwa se ari cyo kintu turi gushyira imbere. Ntabwo ikibazo dufite ari amategeko y'Imana, ntabwo ikibazo dufite ari ubutumwa bwiza, ikibazo dufite ntabwo ari idini. Mbese ibyo byose biravugwa, ariko kandi hari ikintu cy'ingenzi tuba dushaka kugeraho, ni wa mudendezo mu buryo bw'umwuka. Tuba dushaka kugira ngo abana b'Imana bareke kugendera mu bubata, bareke gukomeza gucinyizwa kandi barabyawe n'Imana.
ubu ngubu ngo abwirwa benshi akumva beneyo, ababyumva barabyumva, abatabyumva kandi nabo birabareba, nta kundi twabigenza. Rero uko niko abantu bari kujarajara hirya no hino, nyamara batazi icyo bashaka. Icyo tubashakira rero ni umudendezo. Abari mu mudendezo w'umwuka bakongera bagasubizwa mu bubata kubera ko bigishijwe ibindi bintu, bigishijwe amategeko. Turakomeza tuvuge ku mategeko kugira ngo uyu munsi mbese nse n'umuntu usasiye isomo ryiza tugiye gutanga, isomo rigaragaza umumaro mbese wa Yesu Kristo, cyangwa se icyo Yesu Kristo yadukoreye. Icyo kintu nicyo nshaka kuzashimangira, nicyo nshaka kuzavugaho cyane, kuko nicyo cy'ingenzi, nicyo gifite akamaro. Naho ibi by'amategeko rwose nubwo yitwa y'Imana, ariko ntabwo yigeze agira uwakiza, ntacyo yigeze amarira abayakomeje. Ngira ngo mwumvise na wa musore w'umutunzi Yesu yashimye ngo wayakomeje kuva mu bwana, ariko kandi ntabwo yigeze amuhesha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. None byaba bimaze iki gukomeza amategeko ataguhesha ubugingo? Kwa gucira urubanza gusa ko ari amategeko yitwa ngo icyaha n'urupfu sinzi. Paulo rero yakunze kubivugaho cyangwa se kubigarukaho cyane mu nzandiko ze. Ndagira ngo dusome mu gice cya 4. Subira inyuma muri urwo rwandiko Paulo yandikiye Abigalatiya mu gice cyawo cya 4 uhere ku murongo wa 8 ugeze ku wa 11. Haragira hati: Icyakora kuko icyo gihe mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri, ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka. Ndatinya yuko ahari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Urumva Paulo rwose yahuye n'intambara mu ivugabutumwa rye. Paulo yahuye n'intambara rwose z'abantu bari bafite indi myumvire, abantu bari bafite irindi shingiro ry'imibanire yabo n'Imana. Bagendaga baca abantu intege, abana b'Imana, abana babyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka, bakagenda babaca intege. Ariko kandi Paulo wa mutima nyine wa kibyeyi, nkuko yabwiye abakorera ati rwose nubwo mwagira abigisha benshi ariko ntimugira abaso benshi, n'igihe wababyaje ubutumwa bwiza. Noneho hano kubigaragara aravuga ati icyakora kuko icyo gihe mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri, ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka. Ndatinya yuko hari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Uzi kuvomera mu gatobotse, ukubaka, wamara kubaka inzu ihagaze undi akaza agasenya, ukongera ugasubira inyuma ukaza nanone ukubaka. Hari igihe rero natwe dusa n'abari kuruhira ubusa, twigisha abantu badashaka kumva ukuri, ariko kandi ntacyo bidutwaye guhora tubibwira cyangwa se tubibabwira, tubisubiramo, kuko natwe nta kindi twahamagariwe, nicyo ngicyo nyine. Ab'Imana bazumva, ariko kandi abatari ab'Imana nabo nta rwitwazo bazabona ubwo Yesu Kristo azabaje guca imanza z'abazima n'abapfuye ku iherezo ry'ibihe, ku munsi w'imperuka. Nta muntu n'umwe uzagira urwitwazo, kuko na Yesu ubwe yaravuze, aravuga amenya neza ko abenshi batamwumva, ariko aravuga ati ntawe nzaciraho iteka, ariko ijambo mwumvise iryo ni ryo rizabashinja kuri wa munsi. Burya iyo ubwira abantu ntabwo habura bumva, byanga bikunda hari abumva, ariko kandi ntiwibwire yuko abumva nanone ari benshi, kuko abakunda ukuri ni bake cyane. Inzira ngari ijyamo benshi, inzira ifunganye wapi ijyamo imbarwa. Abona iti inzara karengane rero, abo ngabo bo simbagiraho ikibazo rwose, kuko niba niko bigishijwe, nicyo bazi kuva bavuka, nibyo babwiwe. Abo ngabo ndamya ntashidikanya yuko igihe kizagera uko bumva ukuri bazagera aho
basanga ukuri nako kumaze kugwira muri bo, bumvise ukuri kwinshi, noneho bakugereranye na bya binyoma bumvise kuva bavuka, noneho bavuga batari ko se ubu tubigenze dute, dukomeze tugendere mu kinyoma kandi twarangije kukimenya nyine ko ari ikinyoma. Hari igihe bazafata umwanzuro bagahindukira bakava mu byo bagenderagamo, ariko abo ngabo ni babandi nyine b'Imana, babandi bafite umutima w'Imana, babandi bakunda Imana, babandi bashaka Imana. Rero abo ngabo nta mpungenge bagirira na busa kuko Imana ibazi. Kandi nkaba nzi ko ibi bitinde bitebuke Imana izagaragaza ko n'ubundi yari bitayeho, kuko hari abantu n'ubu ngubu rwose njya mvuga nti abantu b'Imana bakiri mu kabare, bakiri mu bupfumu, abantu bakiri mu buraya, abantu bakiri mu buzima bupfuye, mbese bamwe twitwa akahebwe mu banyabyaha. Abo ngabo nzi ko harimo abantu b'Imana. Hari igihe Imana izabagaragariza ko yari ibazi, nubwo bari hahandi, nubwo bari muri bwa buzima, hari igihe Imana izabagaragariza ko yari ibazi. Igihe nigisohora, mu gihe gikwiye, bazumva ubutumwa bwiza, ubuntu bw'Imana bubagereho, bakorweho ku mutima, umwuka wera bemeze uku nguko ariko kuri, maze bihane bizere umwami Yesu, bityo babona agakiza ari bwo bugingo buhoraho. Rero hari igihe izabahumura amaso y'umwuka kugira ngo babashe kumurikirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo Paulo yandikiye bene data b'Iroma. Tujye gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Iroma mu gice cyaho cya 14, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Rwandiko Paulo yandikiye ab'Iroma igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 haragira hati: udakomeye mu byo yizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka ku byo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira urubanza ubirya kuko Imana yamwemeye. Urumva hanga Paulo arashaka kugaragaza yuko bamwe bafite kwizera, abafite kwizera rero bo birira byose, ariko kandi aboroshye nabo, cyangwa se abafite kwizera koroheje, cyangwa se kwizera guke, cyangwa se abadafite kwizera ngabo birira imboga gusa. Nta mpamvu rero yo gucirana imanza. Ariko anga Paulo waragaragaza ibintu noneho bishingiye ku myizerere gusa, imyizerere ipfuye, imyizerere itabasha kugira ikintu ihindura ku buzima bw'umwuka, cyangwa se ibintu bitatuma mbese umuntu abura ubugingo buhoraho. Nyaboneka niba utarya inyama, uramenye wicira urubanza umuntu wirira inyama. Niba utarya akabenzi, wicira urubanza umuntu urya akabenzi, kuko we akarya yize. Reka dukomeze dusome ibyo Paulo yanditse. Utarya akabenzi rero ubwo ntashinje abantu ko batizera, ahubwo niwe udafite kwizera, kuko urumva we azahora yirira imboga gusa. Iyo kwizera kwawe gushingira ku ijambo ry'Imana, ubuzi ko nta gihumanyo ubwacyo, nk'uko Paulo rwose yabigaragaje ku murongo wa 14 w'iki gice cya 14 cy'uru rwandiko nyine yandikiye ab'Iroma. 14 haragira hati: ndabizi kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanyo ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Uwavuze amagambo haruguru ni nawe uyavuze ahangaha, ni nawe uza gukomeza kuvuga nanone. Andi tugenda dusoma, ariko reka dusome no muri Matayo 15 umurongo wa 11. Uyu munsi ndabaha ibyanditswe byinshi kuko ndi kwigisha, ndashaka kugira ngo aya masomo uyafate neza, uyakira ukayagendera mukayakomeza. Imana ishimwe. Uyajugunya ukavuga uti ni wa wundi upfobya amategeko, wandi ukuraho amategeko, usibye ko ntayo nkura kuko nta nayo nashyizeho. Rwose Imana igufashe. Icyo mbifuriza mwese abateze amatwi ni uko ubutumwa bwiza bwabageraho kandi bukabagirira umumaro. Rero umuntu ufite imyumvire nk'iyo ngiyo, utazi ko ibintu byagize, uwo nguwo rwose si we nawe, kandi nta nubwo ari we wa mbere. N'intumwa ubwazo, intumwa zabisobanukiwe bitinze, kuko hari abantu bagikomeye ku byanditswe bimwe. Soma mu Balewi, soma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, soma mu Kuva sinzi, mbese ibyanditswe gutya hari inyama ziribwa n'izitaribwa. Sawa,
ikibazo niba ukigifite uramenye rwose ntucireho iteka abandi abarya byose, kubera yuko ibyo bintu ukirimo hari n'abandi nabo byatinze kuvamo kandi badufashije kubisobanukirwa ubu ngubu, barimo Petero. Petero rwose wari warumvise umwami Yesu avuga ati ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Uyu nguyu wabanye na Yesu akumva amagambo ya Yesu, akumva ukuntu Yesu yejeje ibyo kurya. Yewe hariho n'igihe Yesu yavuganye nawe ariko ngo ntiyabyumva neza, nanone ntihahandi. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 14 ugeze ku wa 16 hagira hati, Petero ati oya mwami, kuko ntigeze ndya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Tekereza nawe, uyu ni Petero tuvuga aha ngaha, Petero intumwa, ariko umwuka wera atarabamanukira mbere ya Pantekote. Petero rwose yari afite iyi myumvire, nyamara na nyuma ya Pantekote gato aho ngaho nawe yari agifite iyo myumvire, kuko aha ngaha biragaragara ko Yesu yari amwohereje kwa Korneliyo, ariko kandi aho kugira ngo yumvire ijambo ry'Imana, we asubira mu mategeko. Abati mu mategeko biranditswe ngo ntukarye ikizira ibi n'ibi. Yesu aramubwira ati ariko rero iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira, ngo abimubwira inshuro 3 zose. Nyuma y'aho ngaho rero niho Petero yaje gusobanukirwa yuko ibyo ari kubwirwa bijyanye no kujya mu banyamahanga, dore ko n'ubundi bari fungiye Yerusalemu bavuga bati niko Yesu yavuze ngo tugume Yerusalemu, nuko bibera aho ngaho, nyamara ntibamenya ko igihe cyageze cyo gusohoka. Burya rero nicyo kibi cy'amategeko. Amategeko yo aragenda agashinga imbago, gafunga bariyeri kabisa, kavuga ati nturenga aha ngaha, ntiwumve ko itegeko rivuga. Nyamara umwuka utanga umudendezo ashobora kuza ati noneho biri utaryaga tangira ubirye, kuko icyatumye mbikubuza ntabwo ari uko bihumanya, oya, icyatumye mbikubuza nuko nashaka kubikwigishirizamo, cyari igicucu, cyari igishushanyo, hari icyo byashakaga kuvuga, none cyasohoye. Ni nk'ibyo byose tuvuga by'isabato n'iki, wenda turazana byo kugira uko tubigarukaho. Ugasanga umuntu aracyari mu gishushanyo, aracyari mu gicucu, nyamara umubiri warangije kuza ari wo Kristo. Si uko turwanya amategeko y'Imana, oya, kuko natwe dufite amategeko ya Kristo muri twe. Wa mugani wa Pawulo, nta warwanya amategeko y'Imana, ariko kandi tumenye ay'Imana, tumenye na yacu, amategeko yacu nk'abantu n'amategeko y'Imana, ibyo bintu tubitandukanye. Pawulo rero yasobanuye neza imvugo ya Yesu. Uyu nguyu Pawulo yaje gusobanukirwa neza imvugo y'umwami Yesu, ku buryo yanditse henshi bijyanye n'ibyo bintu byo kubakira ku bintu bidafite umumaro, ibintu bipfuye, ibintu bijyanye n'imyizerere, ibintu bitarenga imva. Pawulo rwose ibi bintu yakunze kubigarukaho, agenda bivuga ku buryo dusomye mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinto igice cya 8 n'umurongo wa 8, aragira ati nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Ibyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Umva nawe, ati nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana, ibyo tutariye ntacyo dutubirwa, cyangwa se iyo tubiriye ntacyo twunguka. Tutabiriye ntacyo dutubirwa, ariko kandi nitunabirya ntacyo tuzaba twungutse, kuko ni ibyo kurya. Hari naho yeruye ati ibyo musanze mu isoko ry'inyama byose, bya bindi bigurishwa, mugure mutiriwe mubaririza. Ni mugure ibyo musanze mu isoko ry'inyama bagurisha byose, ni mugure mutiriwe mubaririza. Naho mu rwa mbere mu gice cya 10 cy'uru rwandiko nyine yandikiye Abikorinto igice cya 10 nyine umurongo wa 25 na 26 aravuga ati ibiguzwe mu iguriro ry'inyama mujye mubirya mutagize icyo mubaza, kubw'umutima uhana, kuko isi nibe yuzuye ari iby'Uwiteka.
isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Noneho nimugera mu isoko bagurishamo inyama, mwebwe mugure mutiriwe mubaririza. Kubera iki? Kubw'umutima nama, wa mutima nyine wa kimuntu. Uko ushobora kugura biranditse ingurube, kurya ingurube ni ikizira, dore haravuze nuko ugasanga bikuteye, kandi nyamara wari ugiye kwibonera akaboga kagufasha. Iki kintu rero Pawulo yakunze kugenda kigarukaho cyane. Wewe wibwira ko wizera kuko utarya ibi n'ibi cyangwa se ibi na biriya, wagombye kuba uzi n'iki cyanditswe. Tugiye gusoma muri Tito igice cya 1 umurongo wa 15 kivuga kiti byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Nta kibonereye wanduye mu mutima utizera. Mbese umuntu utizera niwe wanduye mu mutima. Naho ubundi ibyo wirinda ngo birahumanya, wapi, ibyo si byo bihumanya. Yesu ati kiva mu muntu nicyo kimuhumanya, naho ubundi kinjiramo ntacyo kimutwara. Izo nyigisho rero zishingiye kuziririza iminsi n'ibyo kurya, imyaka, ababoneko n'ibiki byose, mbese ibintu reka dusome urwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 haragira hati: ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ariko aya magambo murayumvise? Ngiye kuyasubiramo. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myumvire iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Nshobora kumbaza none se n'ingurube yarejejwe kweri? Cyangwa nibaza kubera iki ari kugaruka ku ngurube? Ko nzi ko ingurube rero nicyo kintu rwose gikomeye, kintu kizira mu madini menshi, mbese adafite kwizera kwa Kristo cyangwa se ataramenya ukuri. Nyamara abigishwa ba Mose bo rwose, na nyuma yo kumva aya magambo yose, babasha kukubwira ngo soma mu Balewi, soma mu ngoma, mu gutegeka kwa 2, isezerano ryacyuye igihe niryo bakibandaho. Iryo sezerano niryo rikibayobora. Soma mu Balewi, umva haravuga ukunuku. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 7 n'uwa 13. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 7 kugeza kwa 13 haragira hati: iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze bagayiti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza, ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ngo menye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kuruta abandi.
kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Uko niko Uwiteka yavuze ati, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza ko yasajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Icyo cyari gishaje rero hari igihe cyageze maze gicyura igihe cyangwa se gishiraho. Igihe cyarageze, reka tubirebe. Reka turebe icyo gihe niba cyarasohoye koko. Turasoma nanone mu gice cya 10 cy'uru rwandiko ku Baheburayo umurongo wa 8 n'uwa 9. Ahagira hati, amaze kuvuga ibyo ngo igitambo n'amaturo n'ibitambo byokejwe n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Nongeye gusubira mu magambo. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko ategetse. Aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Nta muntu wigeze ahindura isezerano ry'Imana, ni Imana ubwayo yabikoze. Kandi uramenye, ntukagire umuntu n'umwe wikoma ngo yeba ngo ari kuvuga ku isezerano ry'Imana, ari kuvuga ku mategeko y'Imana. Ibyo turi gusoma aha ngaha ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Kandi uramenye nanone ntiwibwire uti sinzongera gusoma ibitabo byo mu isezerano rya kera, kuko isezerano atari ibitabo. Ntabwo isezerano ari ibitabo. Ko abantu beje none se turice murice se muti murarica muri kuyehe? Isezerano rya mbere ni isezerano ry'amategeko, naho isezerano rya kabiri ni isezerano ry'ubuntu. Nkuko mu Ivanjiri uko yanditswe nayo hari igice cya mbere n'umurongo wa 17 havuga ati, kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri bizanwa na Yesu Kristo. Rero niba ushaka kuyoborwa n'umwuka, va mu mategeko ujye mu buntu. Va mu isezerano rya kera uze mu isezerano rishya. Va mu mategeko uze mu muntu, uze mu buntu. Iyo rero bigeze aha ngaha, abanyamategeko bakuzanira icyanditswe cyo muri Matayo 5:17 na 18. Bati ko Yesu ataje gukuraho amategeko. None se niba ataraje gukuraho amategeko yaje gukora iki? Ikibazo ntabwo basoma ibyo Bibiliya ivuga, ahubwo basoma icyo imitima yabo ishaka. Benshi muri bo iyo babajije icyo Yesu yaje gukora, niba atari gukuraho amategeko, barakubwira bati yaje kuyakomeza. Urumva ko icyo basomye bakagifata ari cya kindi bishaka, kibashishikaje, cya kindi bashaka, cya kindi babwiwe kuva mu bwana, cya kindi idini ryabatamitse. Urumva icyo bumvise wahangaha nuko Yesu ataje gukuraho amategeko, ariko icyo Yesu yaje gukora ntabwo bakitayeho. Icyo ntibakitayeho, barakivugira uko bashatse. Bati yaje kuyakomeza. Kubera iki? Barashaka amategeko, barashaka kurwana ishyaka ry'amategeko. Ariko umva uko icyanditswe kivuga. Icyanditswe kiravuga kiti, sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko ntazavaho n'inyuguti imwe cyangwa n'agace kayo, kugeza aho byose bizarangirira. Ikibazo rero ni iki ngiki: gusohoza no gukomeza ni bimwe? Mbese wowe wumva gukomeza no gusohoza ari kimwe? Ntabwo Yesu yakuyeho amategeko atabanje kuyasohoza. Niba wumva ikinyarwanda neza, ntabwo Yesu yakuyeho amategeko atabanje kuyasohoza. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ku murongo wa 18 ati, kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko ntazavaho n'inyuguti imwe cyangwa n'agace kayo, kugeza aho byose bizarangirira. Yesu akiri mu mubiri
ataravuga ngo byose birarangiye, ahangaha rwose amategeko yari agihanganye nayo kugeza ubwo yasohoje, kandi ayasohoreza he? Ku musaraba. Ubwo Yesu yavuga ati byose birarangiye, niho Imana nayo yavuze iti umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntabwo amategeko ariyo akibahesha kwemerwa nanjye. Ubu ngubu uwo nemera, umuntu nzabana nawe, umuntu nzagendana nawe, ni umuntu ufite kwizera. Kwizera iki? Kwizera uw'Imana yatanze, ari we Yesu Kristo. Uwo nguwo ari we mpongano y'ibyaha byacu, uwo nguwo ari we mucunguzi wacu, uwo nguwo ari we mukiza wacu. Nyamara amategeko yaravugaga ngo nukora ibyo uzabeshwaho nabyo. Ibyo Pawulo yavuga ati abiringira imirimo yategetswe n'amategeko ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore. Biragaragara ko nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havuma umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Ni umwuka uduhesha ni isezerano, ni ukwizera Yesu Kristo, isezerano rishya, kwizera Yesu Kristo. Ibyo ngibyo nibyo biduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Kandi uwo mwuka nanone bivuga ngo abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'Imana. Uro turi mu isezerano ry'abana b'Imana niba twizera Yesu Kristo, tukaba dufite umwuka wa Kristo muri twe, nta gushidikanya turi abana b'Imana. Ushobora kuvuga uti sindanyurwa, none se koko buriya amategeko ntakiriho? Igihe cy'amategeko cyarasohoye, kandi ni Yesu ubwe wayasohoje, ntabwo ari jyewe. Reka nsome icyanditswe cya nyuma, kuko n'iminota yacu iratujyanye, iraturangiranye. Bene data, ubwo ndasoma mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Haragira hati: bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Urumva aya magambo? Abantu bafite gukiranuka gushingiye ku mategeko, abangaba barayobye, bakeneye agakiza. Mbese mu yandi magambo ntibarakizwa. Ni naryo sengesho Pawulo yabasabiraga, nanjye uyu munsi niryo mbasabira. Bene data, niba utarizera Yesu Kristo, niba utarabaturwa muri ubwo bubata bw'amategeko, ndagira ngo uyu munsi wa none ufate umwanzuro. Izere Yesu Kristo. Mufite ishyaka, ndabyemera, nkuko Pawulo nawe abivuga, ariko iryo shyaka ryanyu mumenye ko ritava mu bwenge. Muravuga amategeko y'Imana bikumvikana neza kabisa, nabo mubibwira, yewe abaswa mu banyedini mukabatwaza ayo mategeko, kuko muhita n'ay'Imana nyine. Iturufu y'izina ry'Imana irarya. Nta muntu udashaka Imana, yewe n'utayishaka ntabwo yakwanga kuyikurikira, kubera ko hari ibindi yanayishakaho, kuko ibyaremwe byose, ari ibiri mu isi, ari ibiri mu ijuru, byose ni iby'Uwiteka. Rero n'udashaka Imana byibura arashaka ibyayo. Rero ukoresheje iturufu y'Imana ntabwo ubura abantu urababona. Iyo turufu irarya cyane. Niyo mpamvu uyu munsi hirya no hino hari ibintu bivuga ubutaka bwera, ahantu hatagatifu, sinzi iki, ubukerarugendo nabwo bugatera imbere. Ibyo byose ni ukubera iki? Nuko banaze mu iturufu y'Imana. Ikintu cy'Imana rwose abantu barakitabira, n'abakora amahano babikora mu izina ry'Imana kandi bigakunda. Ugasambanya umugore w'abandi, wamuvuga butumwa, wa mupastori we ukamusambanya mu izina ry'Imana. Imana iravuze ngo turyamane niho ubyara umwana. Niba umumama w'abandi amaze imyaka atabyara, uti kugira ngo ubyare nuko dusambana, akabyemera. Kubera iki? Kuko yumvise ko Imana ari ibivuze. Turufu y'Imana rero irarya.
bakundwa, reka tugarukirize aha ngaha kuko nta mwanya tugifite, ariko ubundi ibyo kuvuga byo ni byinshi. Ngaho naho ubutaha, Imana ibagirire neza. Ishimwe